twaje abakunzi b'Intare Official, mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose. Abari muri leta zunze ubumwe za Amerika, reka mbasuhuze. Uwitwa Richard Bryan ni umwana ukiri mutoya wavuye muri Kongo ari uruhinja, ajya mu nkambi mu Rwanda, nyuma aza kubona ubuhungiro muri Amerika. Ubu ngubu ari mu gihugu cya Amerika muri leta yitwa Virginia, mu mujyi witwa Harrisonburg cyangwa Harrisonburg. Iba ari gutya bivuga, ntabwo nzi uko bajya babisoma n'uko buryo bivuga, ntabwo nzi ibyongereza. Reka nsuhuze kandi gusoma amazina murabizi yuko bijya bigorana. Uwitwa Obedi Kabera nawe ari muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abo bose ndabasuhuje, n'abandi inshuti za Bemba, inshuti z'Intare za Sarambwe, inshuti z'Intare abo babanye hariya mu nkambi babanye mu nkambi mu Rwanda. Abo bose kandi arabasuhuza cyane, abagiye mu Ntare za Sarambwe. Aranababwira ati nimukomere cyane. Ndabona yanyohereje n'amafoto y'abana babanye ubu ngubu ari mu Ntare za Sarambwe, ambwira ati ujye unsuhuriza aba bana. Akomoka muri Bashari Mokoto, nawe niko yambwiye ko akomoka muri Bashari Mokoto. Urumva ko ni umwana w'iwacu, ariko yagiye akiri umwana. Ubu ngubu akaba ari kubarizwa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu witwa Richard Bryan yabaga mu nkambi ya Nyabiheke. Abari mu nkambi ya Nyabiheke mwese reka mbasuhuze, reka nsuhuze abarundi bahari. Reka twigendere n'amakuru ntere kubatinza rwose, mutaza kurambirwa abana ba mama nshuti zanjye. Nsuhuze uriya mubikira uri Muhanga witwa Ser Godelive nawe nakomere cyane, Imana imuhe umugisha kandi agire impagarike n'ubugingo, akomeze Mukamusoni Godelive n'abandi abihaye Imana bose abari mu mujyi wa Goma, Apadiri Gakara n'abandi bose ndabasuhuje, mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Muri Rucuro rero hari abantu bakomeje kutubwira ko harimo imirwano. Ndagira ngo nze mbasobanurire imirwano iri muri Rucuro uburyo iteye. Ndaje nyibasobanurire kugira ngo mbamare impungenge. Hari abantu bagiye bumva ikintu cyitwa ibombe, bakumva ikintu cyitwa isasu ahangaha muri Nyiragongo. Ndashaka kugira ngo nabyo ndaza kubasobanura mbibabwire. Tuze tuvuge kuri rwa rusaku rw'imbunda rwumvikanye hariya muri Uvira. Byari iki? Nababwiye ko hari igihe Uvira yo ubwayo izifata, ndetse hejuru yo gusubiranamo no kutumvikana kwa bariya bari muri Uvira ubwabo bikazaza kubaviramo ingaruka zitari nziza. Aha naho turaza tuharebeho. Byari bitewe n'icyo amasasu yakomeje kumvikana hariya muri Uvira. Yaraye iki? Bari barabaye iki? Muri teritwari ya Masisi naho hari kumvikanamo urusaku rw'imbunda. Byitwaye utabimaze igihe kingana gute? Aha naho turaza tubibabwire, ndetse mbabwire na bimwe muri za bira bahereza na situation sécuritaire uko byitwaye hafi ya hariya muri parike ya Virunga. Iyo ngiyo uri kwerekera za Karenga niyo hafi ya za Sun City, muri icyo gice cya parike ya Virunga aho hari igobe rya FDLR ririmo. Igobe rya FDLR ndetse n'utuzalendo turimo. Turaza tumenye ngo utwo tuzalendo ni twande, twibumbiye muhe mutwe muri heshyirahamwe ry'igobe. Nabyo turaza tubirebere hamwe. Turaza kuvuga wenda no muri Minembwe. Murabizi ko muri Minembwe buno hariyo amakuru, ariko turaza kuvuga kuno General de Brigade witwa Eric Ruhora imbere kugeza amagingo yangaye waburiwe irengero, yarafatiwe ariya muri Kinshasa. Uko byamugendekeye, ndetse ubona ko ari do nkomeza nkavuga ngo ati Masunzu na bariya bose bari muri Kinshasa. Ariko rero hari igihe babura n'inzira, akabona senda ndacahe buriya kugira ngo uzaburi generali uzabashe kuva muri mujyi wa Kinshasa biragoranye cyane. Aha muri Rucuro rero amasasu ari gukomeza kumvikana hariya muri Rucuro. Nayiki amasasu ari kumvikana muri Rucuro? Murabizi ko Rucuro ifite amagurupema, harimo gurupema Gihondo, gurupema Bukombo, gurupema Bambo, gurupema Tongo, gurupema Mutanda,
manza ari izo ngizo na groupement Kanyabayonga. Eske si izo? Bon, abantu bahazi neza ba Kamari, murambwira niba n'abandi bahazi bari aba mama badukurikirana ku Intare official, abandi baba babazi ko atari zo ngizo baza kunkosora cyangwa bakanyongerera, cyangwa niba mvuze izitari zo nazo bakaza kungira. Manza ari amagroupement 6. Amagroupement rero arimo operation, navuga ko ari amagroupement yose havuyemo iriya groupement ya Kanyabayonga, ariko nayo mu byumweru 2-3 bishize yari irimo operation mama 23 iri gukoramo operation kubura. Nuko ngo hari igobe ritoya rya Wazalendo. Ubu ngubu naje kugira ngo bahereze none amakuru, ewe murarambirwa amakuru rwose nyabahereze mu buryo bwuzuye. Harimo amagobe ya FDL, amagobe ya za Wazalendo bareba muri Semusenyatura bagiye begereye Parike Nationale ya Virunga. Twavuga nk'ari za Kazaroho baracyahari, harimo FDL nyinshi. Uwitwa General Defender kino cya katurutse kitwa Kadushime, katurutse ahangaha muri territoire ya Masisi, ariko n'umutoro utapfa no kumenya ni wabo, ariko amakuru nuko akomoka mu Rwanda, ndetse nawe n'unudoki navuga ko ari petit FDL kuko niyo bamutoje ajya kurongora abakobwa biyepfo muri za Kinyana kwa ba piloto. Sibuka neza manza ari umukuru wa piloto yaza Gasengera, aza gutura hariya za Butare, akora imitwe yitwaje intwaro, abana ne bitwa ba Kadamaza kubica, niwe wisha bitwa bazamenga n'abandi. Aza gutura hariya za Kabaragasha, hari utwana twari za Gicyanga nahe yagiye recruit, yagiye ajyana muri ya shamba ndatuzi, twazaga kunywa amata hariya muri ferme y'abapadiri hariya za Nyakabingo. Ndibuka ko icyo gihe nabaga nagezeyo. Uwo nguwo ari kumwe n'abasirikare batarenze 100. Abo ngabo bari kwatswaho umuriro, kwarabitwa ba Mana, bitwa ba Prince baracyari kumwe nabo. Uwari twayisiwe niba ari operation commander witwa Gagadi, nakandi kitwa niba ari ka Obedi, bo bafashe inzira baratorongera bari hafi ya za Mahanga. Hakaza Dominique Ndaruhutse ugifite abasirikare bageze nko muri 300 bakiri hariya muri Rucuro, ariko nabo ahantu hagiye atandukanye. Tongo afite nka Senkani muri groupe Matongo, muri groupe ya Bamba afitemo nka Senkani, groupe ya Bukombo nka Senkani, akaza muri groupe ariya za Makomare muri ubwo buce bwose, ariko munsi bagiye bafitemo ubuntu bwo defense ariko badafite insisiro. Nongere mbabwira ntabwo bafite insisiro. Noneho kwa kwihisha navuga ko ari abacengezi bigera nijoro bakaba bamaze gupanga operation y'urusisiro runaka bari bujye cooperatinga, bagakuramo ibyo kurya, bagakuramo umunyu, bagakuramo amasabuni, ariko bakavuye banamenye n'amaraso. Murabyumva? Nukuvuga ngo rero mama 23 iri muri zo operation zo kubasenyera ibice byose bari barimo, ibice byose barimo. Nukuvuga ngo operation ziri gukorwa. Nono babashaga kuvana bitazamusheberi bagaca muri zo nsina, bakaba bakwegera hafi ya za Mweso, bakaza ari hafi ya za Pilote, bakaza ari nka 5, bakaza bakarasa amasasu. Urumva ni isasu, kandi bari bajya bakunda kurasa barasa mu baturage, bakaba bishe abaturage. Nukuvuga ngo ni operation iri gukorwa n'intare za Sarambwe hariya mu nkengero za parike ya Virunga, ndetse no mu ntoki zirimo hose. Rimwe na rimwe ngiye nkumva ko bashobora no guha abana tanga n'itegeko bo muri mama 23 bakavuga bati metero 50 uvuye ku nzira. Ndibuka ko byanakozwe kuri uriya mugezi wa Rushoga, bahakiza bakiriye, bavagiye pfo za Gise na za Ruhinzi, bakaza kwiba abantu hariya za Busihe, bakaza kwiba abantu hariya za Kibugu, hariya mu nteko barazaga bakabikora. Biba ngombwa ko bati kufungua njia 20 metre ku nzira y'insina hepfo no ruguru zigatemwa kugira ngo hagire ute
habonekemo mwangaza urumuri, bakahatera amateke. Abaturage bati ni umurima wawe, genda uteme ziriya nsina ubundi utera amateke kugira ngo hariya haboneke urumuri, kuko adui ure nyatura ure muzalendo yazaga akica aho ngaho. Umuturage yaba ari kugenda bajya kumva isasu nijwa, baragukubisa isasu akaba arigitiye mu nsina. Biba ngombwa yuko bavuga ati reka dushakishe noneho strategy kugira ngo uzeve yepfo za Ruhinzi. Bazamukaga umwoma w'insina nako w'umugezi, bakazamuka ku mugezi wa Rushoga, bakazazamuka ukazajya gucya bamaze kugera Muheto, ubundi bakitira muri ya myoma n'ubundi bakongera bakagenda. Ana nibyo wenda navuga uriya Safari Mitarako yazaga gukora, akaza kwiba inka hariya muri Kowete, nawe yaciye muri iyo myoma, kuko nagiye nkurikirana amakuru uburyo yazaga gutwara inka muri Kowete. Ni ahantu ho yayoboye, yarazaga agaca umwo hasi, akazazunguruka, akazagera bita ku Gasasa, akaba ari azamukira akikurira muri Kowete, kuko hari ahantu ho uriya mujura witwa Duniya Bakarani yari yaragurishije Sadro kubujura. Sadro we atanabizi, ariko Duniya Bakarani yarahemutse, yakora Imana izabimwishyura. Bakaza bagaca Zabihira, bakaza bagatwara inka kwa Sadro. Uri kumva bitwazaga zanzira. Ari nayo mu operation rero mu 23 irimo. Reka mbwire abakunzi b'Intare Official ntimutekereze ko muri Rucuro wenda harimo ibitero bya Wazalendo na FDL bari kugaba kuri ma 23, ahubwo nizambaraga za ma 23 iri gukoresha zo kugira ngo inetralize, ahubwo zambaraga za Wazalendo zari ziri muri biriya bice bari kuza gukora ama operation yo kuza kwiba abaturage. Ndumva ko operation ziri gukorwa hariya muri Rucuro ndazibabwiye. Reka nshimira abafande bari hariya bari kuzikora. Manza arimo Colonel Badege, manza ari we uyoboye ni battalion ya Atari Brigade irimo hariya. Reka tumushimire kandi azikomeze azikore neza. Ndahamya yuko ubungu bari kumwe na Colonel Gakufi. Reka nsuze Colonel Kabaka. Colonel Kabaka muraho murakomeye. Majoro Cyamabondo komera cyane. Toto wa Ngungu. Reka naho mbasuhuze. Reka turebe muri Nyiragongo, hari abantu bumvishe ibombe ryari zariya muri pariki ya Virunga, naho byaruko hari ryagobe n'ubundi nkuko nabikubwiye, irimo FDLR, ririmo za Wazalendo, babashije kuza bagaruka muri pariki ya Virunga. Ariko amakuru aza kumenyekana yuko baje muri pariki ya Virunga kuko hari n'inka ebyiri zari zaburiwe irenge, ariko baza gusanga ahantu barazi barazishimuta izo nka ebyiri, baza gusanga aho bazibagiye inyama. Bari gushaka inyama kuko ibindi bisimba hariya muri parike ya Virunga aho hafi bisa naho byamaze guhunga. Ubu biri kujya bigaruka mu bice 23 irimo kugira ngo bigirirwe ka protection. Wenda kuko 23 urareba niba ivuze ati nta muntu wemerewe gusubira muri parike ya Virunga kujya gucamwa amakara, nta muntu wemerewe kujya kubaza muri parike ya Virunga, nta muntu wemerewe kujya guhinga muri parike ya Virunga. Iriya ni parike igomba kwinjiza amadevize abakirarugendo bakaza, ndetse n'inyamaswa zirimo zikabona donc zikisanzura. Ntabwo ari aba FDL baba bari kugira ngo babikore kubera kubikora, sibyo? Bo babikora kubera umugambi mwiza n'imbaraga bo bafite zo kugira ngo igihugu cyubakwe. Ntabwo basenya igihugu cyabo, ahubwo baracyubaka, sibyo? Nibasenya barubaka. Ngene mbisubiremo, nibasenya barubaka. Ariyo mpamvu usanga bari kubaza ati ntimukore ibi. Iryo gobe rero rya FDL na za Wazalendo bamaze kwinjira hariya muri parike ya Virunga, biba ngombwa ko amakuru akimara gusohoka ko bagomba kujya kubahiga. Baragenda bajya kubasakaja kubakuramo, barabahiga mu buryo bwihuse. Bamaze kubahiga rero nabo ngabo mwagiye mwumva ayo masasu n'iryo bombe ryarize, ariko habonetse icyo bita reisite, kuko Intare za Sarambwe zabashije kunetreza aba FDL bagera muri 11, Bazalendo bagera muri 7, ndetse hari n'abandi baje gufatwa na babandi bakorana nabo babari hafi, nabo babasha gufatwa.
abo babandi bakorana nabo kuko bajya bagendana na ma equipe yo kwiba, hari abo kurwana na ma equipe yo kwiba kwikorera ibyo bibye. Abo no babashije gufatwa, urukumva ko niba barafashwe bakorana nabo, bamwe ni abaturage bajyanye nabo mu ishyamba, abandi nabo ni bari yari promilite, sinzi ukundi uko nanabyita, saba civile sinabasirikari. Abo ngabo nabo bari mu kagozi kuko abo nibo bita les capturés de guerre, bagoma no kuba n'imfungwa z'intambara rega. Nuko 23 igigerawe kavuga ati hatuna wakati yo kubagaburira no kubahereza ibiki n'ibiki tu, bakareba iyo babohereza mutahe mujye iwanyu. Muri aho ni muri Nyiragongo, muri Masisi n'ubundi nkuko nabibabwiye, naho operation n'ubundi ziracyakomeje muri Bashari Mukoto ndetse no muri hasi muri Osobanyungu. Muri Osobanyungu rero no bikaze none, kuva muri iki gitondo intare zasaramwe n'ubundi zakoze operation zidasanzwe, ndetse ku buryo avuga ko Lieutenant General autoproclamé witwa Janvier Karayiri yabashije kuba yamaze kuva mu birindiro bye byari biri ku musozi wa Sinai. Harimo izindi APSRS 23 nawe yari yahwinjira ku musozi wa Sinai, harimo izindi APSRS, ariko ku makuru yizewe nuko we yamaze kuva muri icyo gice ari kwerekera muri Warikare, aho Guido Shimura yamuhamagaje akamubwira ati kugira ngo ugwa aho ngaho muze dufungire mire ahangaha muri Warikare, turafatanya na FRDC n'abandi wenda ku buryo bose bavayo. Niyo makuru atanga, amagara bari muri IPSLN yo kwa Kagiri. Ni nani Guido Shimura abahamagara akavuga ati mwebwe aho ngaho mumeze ngaho muri mukantu kakobo, muvemo muze. Nuza we yahise yakira ubwo butumire Janvier Karayiri yemera kuba we yamaze kugenda, ariko yasize elema n'ubundi ziri hariya. Uza kumva ko n'abari abakagiri bashobora kuza bamukurikiye, n'abitwa ba Obedi, abo babanani ba Safari Mitarako, abo bandayi, abo Kanome we yamaze kugenda, yamaze kwegera muri Warikare kuko ari kumwe n'uwitwa Kambuzi, ariko nabo bari kwatswa umuriro bimwe bikabije. Ndatekereza ko 23 iri kubatsa umuriro, ndetse n'abandi ba Kigingi na ba Delta aho bari naho 23 iri kubatsa umuriro. Ubona ko operation ubundi yaba muri Ufamando, muri secteur Katoyi umuriro uri kwaka, 23 iri kwa advancing. Muri Osobanyungu 23 iri kwa advancing. Muri Bashari Mukoto 23 iri kwa advancing. Hariya muri Bwito 23 ntabwo iradivansinga kuko yose iyifite, ahubwo iri gusakaje gukora bya bindi byo gukubura, gukuramo aduyi, kutosha aduyi, kumondoa, kumukuramo n'imizi, kondoa aduyi na mizizi. Ukumva ko ari byo 23 irimo aho ngaho. Nuko ngo none reka twigire kwanza hariya muri Uvira, nshuti zanjye, katubanze twakwigira hariya muri Uvira, turebe muri Uvira uko byitwaye nuko bimeze. Turazenda tuze kuvugira hamwe ibya uno Gaspari, niba ari Gaspari, uriya Gaspari, uriya muvugizi, ibyo yavuze. Tunagaruka kuri Eric Ruhora imbere, uriya muyobozi mu generali umerewe nabi, nizo mfurambi zaba FRDC na Wazalendo bamugira nabi bamuhoye uko yaremwe nuko yavutse. Yari igihe nyamvuga nti hari igihe umuntu abarenganya nabo barabuze n'ukuntu bahava, barabuze n'ukuntu bahava, ariko bagasanga n'ayandi mahitamo, bakemera kuba babayeho mu buzima nka buriya kuko nta yandi mahitamo n'ubundi baba bafite. Bakemera rero kuba bemera kubaho muri buriya. Yes, noneho reka tuza turebere hamwe ibiri kuvugwa n'ubundi hariya, aho uriya mukomando ngo ni umukomando wo muri za Wazalendo yaje kurasa hariya nazanuza na za Kamituga. Naho nabonye hari undi mukomando n'ubundi wagiye arasa umugore n'umwana aje gushaka umugabo, muri abari bamumutumye nkaza indi byabaga muri Goma, nawe
aramwica. Ngo urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu mujyi wa Uvira uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hafi y'umupaka wa Bujumbura n'u Burundi. Murabyumva? Amakuru yemejwe n'abaturage ko ako gace avuga ko ayo masasu yatangiye kumvikana ahagana saa 3 z'ijoro ku kabari kazwi ku izina rya New Hope hafi ya Monima. Umuturage wari hafi yatangaje abwira itangazamakuru ko ari amakimbirane yatangiye ubwo komanda wa Wazalendo yari yicaye muri ako kabari. Uwo Muzalendo ngo atumiza inyama ku mafaranga 3,000 bya Kongo, ariko nyuma asaba ko bamuzanira iz'ibihumbi 10 10,000 francs. Ibintu byahise bitera impaka hagati ye n'abakozi b'akabari nyuma yuko nyiri kabari yanze kumwemerera ibyo yasabaga. Uwo Muzalendo yahise ategeka umurinzi we escort kurasa. Ibintu byahuruje abandi barimo abasirikari ba PM police militaire bagerageje kumuhagarika. Ibyakurikiyeho byaje ari urufaya rw'amasasu, ahubwo impande zombi zararasanaga. Donc babandi ba PM nawe baratangira kurasana. Iri raswa ryahise ritera impagarara mu mujyi wose, aho andi masasu yakomeje kumvikana mu duce dutandukanye twa Uvira. Bamwe muri Wazalendo bakaba bavugwaho kuba bararasaga amasasu batagira icyo barengera. Umwe mu baturage bo muri ako gace yabwiye itangazamakuru ati iri joro ryahise riba rirerire, abantu bahungiye mu mazu yabo. Twatekerezaga ko ari intambara, ko M23 yinjiye, ko intambara yatangiye. Amakuru yibanze yemeza ko Umuzalendo umwe yakomerekejwe muri ubwo buriganya, naho abandi barapfa. Ndetse Abazalendo bahita bava muri centre bakomeza berekera mu misozi. Ubwo amasasu yaranakomeje. Ubuyobozi bw'ingabo za FARDC muri Uvira bwemeje ko amasasu yumvikanye muri uwo mujyi, ariko uvuga ko byaturutse ku gisa no kutumvikana hagati y'Abazalendo n'abaturage, bushimangira ko abakoze amakosa barimo gukurikiranwa n'ubuyobozi bwa gisirikare. Umuvugizi w'igisirikare muri icyo gice Major Kasereka yongeye ko umutekano wasubiye mu buryo mu masaha yakurikiyeho, kandi ko habaye gufatwa kw'ingamba zo gukumira ibindi bikorwa by'abashobora guhungabanya umutekano n'abaturage. Abasesenguzi mu bya politike n'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo bavuga ko ibisa n'ibi bikorwa by'urusaku rw'amasasu bigira ingaruka zikomeye ku baturage, kandi koko ibi ni ibintu bihora byumvikana aho Wazalendo na FARDC baba bari. Reka ibintu ntabwo twabitindaho, kuko no mu kanya hariya muri Uvira hari umukatanyama umpamagaye ambwira ati Abazalendo 3 barasanye nabo bari gupfa inzoga. Ati 2 bahita bapfa, undi nawe arakomereka. Ati bafande 2 bo muri Wazalendo bapfuye inzoga, abarinzi babo bahita batangiye kurasana, abarinzi bahita barasa abakiyongozi babo barapfa. Ngo mu mujyi wa Uvira rero, aho ubucuruzi bushingiye ku isoko ryambukiranyamipaka buri ku isonga, ariko ubona ko abantu bakomeje gutinya kuza kuba bagira icyo bagurira hariya hejuru yo gutinya. Hano ndi kubona ngo bashyizeho gahunda yo kwakira intwaro, iki n'ibiki, ngo urajya uzana ngo yese mugi ibi ni ibyaye, ngo barajya bamuhereza amadolari 100. Ibi ngibi byo ni nka bya indi byo bigeze kubikora n'ubundi. Reka twirebere hano kuri General Eric Ruhorimbere, twirebere kuri bino bijyanye n'ishimutwa rye aho bigeze.
twagiye tubabwira uburyo yashimutwe kugeza ubu ngubu tubyumve. Ahangaha rero reka tubabwire Sebastien Mugunga yishwe arashwe n'abasirikare bagenzi be azira uko yavutse. Ahangaha ni bya bindi, uyu ni kapiteni w'umunyamurenge Mugunga, nawe yishwe azira ko ari umunyamurenge. Murumva ibintu aho bigeze. Amakuru akomeye avuga ko Generali Eric Ruhorimbere, umusirikare mukuru nkuru irancitse se bayanditse, irancitse ariko ndayibona. Ndayibona muriragiye rwose. Naringiye kubabwira ino nkuru ya Generali Eric Ruhorimbere, umwe mu bakamandazi bakoreye FRDC. Wenda mbabwira kuri ino nkuru y'uno mugabo, mu gihe iriya ya Eric Ruhorimbere ibyuma nabyo ntabwo biba bidutenguhaho gato. Amakuru yaturuka mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko Kapiteni Sebastien Mugunga Rwamuhigo, umwe mu basirikare b'ingabo za leta, yishwe arashwe n'abasirikare bagenzi be mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishyira kuri uyu wa kane tariki 13 azira kuba ari umututsi. Nk'uko byemezwa n'abatuye muri ako gace, amasasu yumvikanye mu mujyi wa Uvira amasaha ya nijoro ubwo abarwanyi ba Wazalendo barasanaga n'ingabo za PM. Bya bindi rero nababwiye, nubwo Wazalendo hariya nabo hari abagize, ariko uno Kapiteni Mugunga ni wari ushinzwe kugenzura umutekano w'abasirikari bari ku burinzi. Ngo yagiye kureba uko ibintu byifashe, ahasanga bamwe mu basirikari bari kumwe n'abantu bavuga iringara, maze baramurasa ahita yitaba Imana ako kanya. Yazize ko ari umunyamurenge. Hariya ntabwo wakorera umunyamurenge ngo uzabeho. Simbizi rwose mwa bantu mwe nshuti zanjye. Hariya ahantu ntabwo Kapiteni Mugunga yaraye arasiwe i Uvira nyuma y'uko amasasu yumvikanye nijoro. Yabyutse ajya kureba uko abari ku burinzi bari maso, ariko asanga abamurindaga bari kumwe n'abantu bavuga ururimi rw'iringara, bahita bamurasa mu nda. Yahise apfa ako kanya. Kapiteni Mugunga, Imana ikwakire. Ariko urumva ko ni bya bindi aribyo umuntu ababwira ati nta munyamurenge uzaba muri FRDC, nta mututsi uzaba muri FRDC, nta muhutu uzaba muri FRDC ngo azagiremo amahoro. Ndetse murabona ko n'abaswahili batari no mu Rwandofone nabo nta mahoro bafite. Mwebwe muragumamo mwihambiremo. Amakuru yemeza ko nyakwigendera yashinjwaga kuba avuga ururimi rw'Ikinyarwanda, icyaha kimaze igihe gikoreshwa n'abasirikani bamwe bo muri FARDC nk'urwitwazo rwo kwibasira no kwica abasirikare bakomoka mu bwoko bw'Abanyamurenge n'Abatutsi. Kapiteni Sebastien Mugunga yavukiye Ikirorirwe. Mugunga yavukiye Ikirorirwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, akaba yari umwe mu basirikari bazwiho ubunyangamugayo, ubwitange n'umurava mu kazi. Yari S4 batayo yakoreraga muri Bijombo, ariko mu minsi ya vuba yari yaroherejwe gukorera Uvira. Kumbe no hano Kirorirwe Kapiteni Mugunga, ariko Mugunga simuzi. Hari hano Kirorirwe. Amakuru mashya aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko wamurashe ari umusirikari wari escort we bwite, wari waragiranye amakimbirane n'umugore we. Uwo musirikari ngo yakubise umugore, maze umugore atabaza Kapiteni Mugunga kugira ngo amubuze gukomeza kumukubita. Uwo Kapiteni Mugunga yinjiye mu nzu ashaka guhagarika uwo musirikari wakubitaga umugore.
uwo musirikare yahise akora ku ntwaro aramurasa. Abasesenguzi b'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo basobanura ko urupfu rwa Kapiteni Mugunga rugaragaza ikibazo gikomeye cy'ivangura, urwango n'akarengane bikomeje kuranga ingabo za RDC, aho bamwe mu basirikare bakomoka mu bwoko bw'Abanyamulenge n'Abatutsi bakomeje kwicwa, gufungwa cyangwa guhezwa bazira inkomoko yabo. Kugeza ubu ubuyobozi bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiburagera icyo butangaza ku rupfu rwa Mugunga. Gusa amakuru yizewe yemeza ko abasirikari barashe Kapiteni Mugunga bahise batabwa muri yombi, ubu bafungiwe i Uvira mu gihe hategerejwe iperereza ryimbitse ku byabaye. Umurambo wa nyakwigendera uri mu bitaro bya gisirikare bya Uvira, aho biteganyijwe ko uzakorerwa isuzuma mbere yo gushyingurwa mu cyubahiro kimukwiriye. Kapiteni Mugunga, Kapiteni Mugunga, data, Imana y'isi n'ijuru, we uragiye mwa Kapiteni Mugunga. Gusa Imana ikwakire mu bayo. Ibi bitumye navuga ibiri kuvugwa kuri General Eric Ruhora imbere, ndaza ino nkuru kuza kuyigarukaho, ariko Kapiteni Mugunga Imana imwakire mu bayo, Imana imwakire, kuko nta kindi azize, ko ari umututsi, azize ko avuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ni bya bindi n'ubundi byakomeje kuba ahantu hagiye hatandukanye, babica banabagira nabi. Imana rero ikwakire mu bayo. Abakunzi b'Intare Official rero reka mbifurize gukomeza kugira impagarike n'ubugingo kandi mugire Imana n'amafaranga. Abatari bakora subscribe mukore subscribe, kandi abakoze subscribe mukore share. Mugire ibihe byiza, murakoze.